abantu bafite inzara n'inyota byo kubaka amazina, kumenyekana. Niyo mpamvu uzasanga muri iyi minsi amatorero menshi, amacacizi menshi yo munsi y'ijuru, abantu bavuga ngo kwa kanaka, nkibaza mbese uwo nguwo niwe dusenga? Kandi Yesu afitanye n'urubanza rw'abantu yahamagaye, bamara kugira intambwe batera bakamusiba, bakamusuprima, bagasigara aribo bibonekeza. Kuvuga ngo bakoresha Yesu nk'igikoresho cyo kugira ngo baronke inyungu zabo. Mu by'ukuri ugasanga atari gushyira izina rya Yesu imbere, ahubwo ari gushaka gushyira amazina yabo imbere. Mureke kwishyira hejuru, bakozi Imana badukurikiye, ba pastoro, bashumba, ba evangeliste, ba profeti, ba apostles badukurikiye, aba apotre, mureke kwishyira hejuru, ahubwo abari Yesu niwe wenyine ukwiriye gushyirwa hejuru. Abantu basa n'abasinze muri Bibiliya muri Matayo 24 Yesu arabigeze avuga ngo nibababwira ngo ari hanaka bari bunaka ntimuzajyeyo. None se iyo tureba iyo bavuga ngo kwanaka ngo akoreshwa ibitangaza, ngo hango hakorerwa abatangaza, ngo hari umukozi ngo usize amavuta ngo avuye aha, ubwo iri jambo ntabwo ari mugende ntabwo ari haha, ntabwo ari iri jambo Yesu yavuze. Niryo n'ubundi bizaba muri iyi minsi y'imperuka. Ariko yatanze inama aravuga ngo nimwumva inkuru nk'izo bitangaza uti bunaka ari kubera ibitangaza ntimuzajyeyo. Niba gushaka Yesu cyangwa gukurikira Yesu umukurikiyeho imigati, niba ari icyaha, birushijeho kuba icyaha gufata Yesu ukamuhindura igicuruzwa cyo kugira ngo ubone imigati. Senga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga gusenga ni byiza, ningabi tukingira. Gusenga bikingura ijuru, tujye dusenga tugera ikirengemo cya Yesu. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisazo. Muri kumwe nanje Mana Kiza Edouard, abari muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikinyabwishi. Shalom shalom, turakunda ni gusenga buri munsi, ni gusenga everyday. Nusenga uzanesha, ariko no gusenga uzaneshwa. Senga abari ku mugabane wa Burayi, shalom shalom. Abari ku mugabane wa Aziya, shalom. Abari ku mugabane wa Amerika, shalom. Abari ku mugabane wa Oceania, shalom shalom. Nkuko mura kuri kamera ya Gusenga everyday, turi kumwe n'umutumigwa. Watangira wibwira abantu urinde urumuntu ki? Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware n'ubushobozi, iry'abari munsi y'ijuru twahawe gukirizwamo. Amazina yanjye nitwa Imanirumva Dieudonné, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Iwacu ni mu karere ka Rubavu ku Gisenyi. Urakoze cyane, uvuye Rubavu uje kuri Gusenga everyday, usanze i Kigali, kaze turakwakiriye kuri Gusenga everyday. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Watangira unasenga Imana. Turagushimye Mwami Imana yacu, izina ryawe nirahabwe icyubahiro. Warinze imibiri yacu, urinda bugingo bwacu, turacyari bazima, turacyahumeka kubw'imbabazi zawe. Nushimwe uyu mwanya tuje mu kiganiro ku Gusenga everyday, dusabye umwuka wera w'Imana kugira ngo azabane natwe akanya gatoya tugiye kumara tuganira. Ndasenze nsaba ngo umwuka wera asura imitima y'abadukurikiye, hanyuma uwigisha n'uwigishwa twese dusangire ibyiza byo mu ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Rero utubwiye yuko uvuye Rubavu. Mu ncamake watwibwira, wavuze yuko uvuye Rubavu, uri umukristo, umubwiriza butumwa, ariko mu ncamake abantu bagiye gukurikira bakubonye ubwa mbere, wabibwira ese ubuzima bwawe utarakizwa canke ushobora kubavuza ukijijwe, ushobora kubavukiye mu nzu y'Imana, ariko navyo ntabwo biba bigaragaza ko umuntu yakijijwe, ariko wakwibwira abantu mu ncamake. Murakoze cyane. Nkuko natangiye mivuga, amazina ni Imanirumva Dieudonné. Ahari hari abantu bashobora kwibaza ate ni umusore cyangwa ni umugabo? Ndacyari umusore, ndi mu myaka mike cyane, ndi umusore w'imugenda, myaka 18 aho ngaho. Hanyuma mwari mumbajije ku kijyanye n'urugendo rwanjye rwo gukizwa. Nagize umugisha, nge mvukira mu muryango ukijijwe, hanyuma nanjye nkomeza iyo nzira y'agakiza. Mu ncamake nuko bimeze. Nanjye nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, nkizwa kubw'ubuntu bwe, atari kubw'imirimo myiza, kandi atari nuko wenda nasanze ababyeyi banjye bakijijwe, nkizwa kubw'ubuntu. Ubwo rero Imana yaje kumpamagarira umurimo mwiza cyane w'ivugabutumwa, impindura intumwa mu cyimbo cya Yesu Kristo nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ubwo rero muri makeya nuko nguko nakibwira abadukurikiye ku Gusenga
gusenga everyday. Aha, urakoze cyane. Utubwiye yuko wavutse wagize amahirwe usanga ababyeyi bakijwe, uvukira mu gakiza, uri mu bantu bize inyigisho z'abana cyane za Ecole de Dimanche. Inyigisho z'abana. Aha, ivyo tubihuriyeho nanje, ubwo nanje nize inyigisho z'abana. Ecole de Dimanche. Ecole de Dimanche gose twayibayemo. Ajene kera kuri za Noel twara dukina kera ibi bya Noel twara dukina. Natwe twarabikinaga amateatre y'abana, tugakina inkuru za Nowa, inkuru za Yobu. Ariko ubu sinzi rwose kuntu byagenze. Nge mbona generation yacu wenda nubwo nanjye ntari wa kera cyane, byari byiza cyane. Biriya bintu byatumaga abana bakurira mu ijambo ry'Imana, bagakura basobanukiwe, bagakura bagwiza ubwenge mu buryo butandukanye. None reka nkubwira akantu gasekeje. Dukina biriya bintu bya Noheli, twigeze dukina noneho abakobwa kuko batinya kuba Mariya. Batinya kuba Mariya, jewe mba Mariya n'umuntu. Abaye Mariya na Mariya. Murakoze cyane rero, turakwakira kuri gusenga everyday. Murakoze cyane. Noneho turakwakira kuri gusenga everyday. Uyumveho ikaze. Yego. Uyu munsi rero turamutse tudatwaye umwanya muremure, nziye mu butumwa bw'ijambo ry'Imana. Mbere yuko tuganira ndi kugira ngo tubanze dusome imirongo igera kuri 2, dusome mu Isezerano Rishya ndetse no mu Isezerano rya Kera. Mu Isezerano rya Kera turareba muri Bibiliya, turebe mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Umuhanuzi Yesaya turasoma ibice 66 umurongo wa mbere tugeze ku wa 2. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 66 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 2. Haranditse ngo Uwiteka aravuga ati, ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Muzanyubakira nzuki, kandi aho nzaruhukira hazaba ari hantu ki? Murongo wa 2, kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye, bikabaho byose, ni ko Uwiteka avuga. Ariko wo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Reka nsubiremo uyu murongo. Ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Mu Isezerano Rishya reka turebe mu rwandiko Paulo yandikiye Abafilipi, turasoma ibice 2 umurongo wa 5, hanyuma turi buze kuza kugarukira ku murongo nibura wa 10. Urwandiko Paulo yandikiye Abafilipi ibice 2 umurongo wa 5, turagarukira ku murongo wa 10. Haranditse ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose amupfukamire mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi. N'aya magambo tugiye gukoresha ndi kugira ngo tuganire ku ijambo rivuga ku guca bugufi, kwicisha bugufi. Abantu benshi babigiraho ibitekerezo byinshi, abantu benshi babivuga ibintu byinshi bitandukanye, ndetse hari n'abantu numva basenga babwira Imana ngo Mana, ngo ngewe ndi ubusa imbere yawe, Mana ngewe ndi umunyorogoto, ntacyo maze, ntacyo mvuze. Ahari abantu bagatekereza ko kwicisha bugufi ari uko nguko. Ngewe rero muri uyu mwanya ndaza kuza kubabwira kwicisha bugufi nkugereranya nko kugira umutima wari muri Yesu Kristo. Turi buze kuza kureba umutima wari muri Yesu Kristo wari umutima umeze gute. Ese guca bugufi kwe Bibiliya igaragaza kuva kivuka, kuko kuba yaraje kuvuka avuye mu ijuru, ari umwana w'Imana, mbere na mbere yarahozeho, yari ijambo, akaza kwemera kuvukira agaca mu nda y'umugore, ndetse ntanavuka ahantu h'ibikomerezwa nk'uko
nk'uko abakomeye bo mu isi akenshi usanga babyarira abantu ahantu hakomeye akemera kuvukira mu kiraro. Ibyo nibyo turi buze kuza kurebaho, tukareba kwicisha bugufi nk'uko Yesu yagize. Ndetse mbibutse ko dukurikije amateka ya Yesu Kristo uburyo yavuye mu ijuru ari umwana w'Imana, yari afite impamvu nyinshi cyane zari gutuma aticisha bugufi. Turi buze kuza kureba rero ni iki cyatumye yicisha bugufi, kandi yari afite impamvu zo kuba yakishyira hejuru bigakunda. Dufite ikibazo muri iyi minsi, abantu bishyize hejuru ku rwego rwo hejuru, ku rwego rukomeye cyane, kandi uwo tubwiriza ibye, uwo tuvuga ubutumwa tubukomoye kuri we atarigeze agira icyo kintu cyo kwishyira hejuru. Twasomye amagambo y'Imana hano mu Bafilipi mu kwice 2 ku murongo wa 5. Ijambo ry'Imana ryatangiye ritubwira ngo tugire umutima wari muri Yesu Kristo. Iyo turebye muri ino minsi, abantu benshi bakorera Imana barajwe ishinga cyangwa bafite inzara n'inyota byo kubaka amazina. Abantu bafite inzara n'inyota byo kubaka amazina, kumenyekana, kwamamara. Ariko turamutse tugiye mu ijambo ry'Imana tugakurikiza izina rya Yesu twamamaza, ntabwo ari ngombwa ko twari dukwiye kugira ayandi mazina twamamaza ataraya Yesu Kristo, kubera ko izina rya Yesu Kristo ubwaryo ririhagije. Ni ukuvuga ngo cyambere nshaka kubabwira, ntabwo bikwiriye umuntu w'Imana, ntabwo bikwiriye uwitwa umwana w'Imana, ntabwo bikwiriye uwitwa umukozi w'Imana kakora ibintu byo kwihimbaza, kakora arazwa ishingwa cyangwa ashyira umwete munini cyane ku gukora ibintu byo gushaka ngo yubake izina, kora ibintu byo gushaka ngo amenyekane, ibintu byo kwiyamamaza kurenza uko yakamamaza Yesu Kristo. Nicyo kibazo dufite muri iyi minsi. Uwo dukorera turamuzi, ni Yesu Kristo wadupfiriye ku musaraba, ariko ikibazo gihari, abantu bashaka kwishyira hejuru aho kugira ngo abe ari we ugaragara muri bo, bakumva ko ari bo bagaragara. Kandi cyanyamukuru cyari gikwiriye, ntabwo ariko twari dukwiye kugaragara, aribyo Paulo yigeze avuga ngo sinkiriho, ahubwo ni Kristo uriho muri ngewe. Ubwo rero nicyo kibazo dufite muri iyi minsi cy'abakozi b'Imana, usanga badashaka ko Yesu agaragara, ahubwo bagashaka ko aribo bagaragara ubwabo. Icyo kikaba umusemburo nyamukuru ugaragaza kwishyira hejuru kuri kugaragara cyane cyane mu bantu bita ngo bakorera Imana, babikuje mu gushaka kubaka amazina, babikuje mu gushaka kwamamara, ndetse no kumenyekana ku rwego rurenze urwo gushaka umwami wabo ko yagaragara. Niyo mpamvu uzasanga muri iyi minsi amatorero menshi, amacacizi menshi yo munsi y'ijuru, abantu bavuga ngo kwa kanaka, nkibaza mbese uwo nguwo niwe dusenga k'izina munsi yo mu ijuru abantu twaye gukirizwamo ari izina rya Yesu Kristo? Kuki abantu bafashe aho basengera ugasanga aho kugira wenda bahite kari mu nzu y'Imana cyangwa bahitirire Yesu, ugasanga baravuga ngo ni kwa kanaka, izina ry'umuntu runaka? Icyo ni ikibazo gikomeye cyane, kandi Yesu afitanye n'urubanza rw'abantu yahamagaye, bamara kugira intambwe batera bakamusiba, bakamusuprima, bagasigara aribo bibonekeza, aribo bigaragaza imbere. Izina rya Yesu niryo zina twari dukwiriye gushyira imbere. Iri zina rya Yesu rikora ibintu byinshi, ariko ngewe narebye ibintu bigera kuri 6. Izina rya Yesu niryo ryonyine ryirukana abadayimoni. Nta umva ubuhangaje umuntu yaba afite, ubukomerezwa bwose umuntu yaba afite, ntabwo umuntu yavuga ngo mu izina rya Dedon abadayimoni bahunge ngo byemere, ntabwo umuntu yavuga ngo mu izina rya Edouard abadayimoni bahunge ngo byemere. Izina rya Yesu Kristo niryo ryonyine rishobora kuba ryatsinda abadayimoni. Ikindi kintu ukiri ngaho se ko hari abantu muri iyi minsi bavuga ngo bafite ngo amavuta, ngo bafite ngo amavuta ngo yo kwirukana, ngo afite amavuta, urabivuga hiki ko ari ryo zina rya Yesu n'ubundi bakoresha? Ubwo ngubwo nubuyobe cyane. Akenshi nubwo usanga barikoresha nk'inzira y'amahaho yabo, ni nk'ubwo buryo nabivugamo, babikoresha nk'inzira y'amahaho yabo. Ni ukuvuga ngo bakoresha Yesu nk'igikoresho cyo kugira ngo baronke inyungu zabo. Mu by'ukuri ugasanga atari gushyira izina rya Yesu imbere, ahubwo ari gushaka gushyira amazina yabo imbere. Ndaguhereza urugero, dusomye ijambo ry'Imana hariya muri Matayo igice cya 24, ngo abantu bazabwira Yesu ngo twahanuraga mu izina ryawe, twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, twaririmbaga mu izina ryawe. Utekereza ko ari yo mpamvu Yesu azababwira ngo sinigeze mbamenya, kandi
barabikoraga bakoresheje izina rye. Nibyo koko ndabyemera, bakoresha izina rya Yesu, ariko mitima yabo harimo gushaka gukoresha izina rya Yesu ahubwo bwabo bashaka kuzamura amazina yabo. Nicyo ngicyo nabivugaho. Ariko tukiri aho ngaho ndagira mbabwire ngo bantu b'Imana, mureke kwishyira hejuru. Bakozi b'Imana badukurikiye, ba pastoro, bashumba, ba evangeliste, ba profeti, ba apostles badukurikiye, ba apotre, mureke kwishyira hejuru, ahubwo abari Yesu niwe wenyine ukwiriye gushyirwa hejuru, kuko nta na rimwe bazigera birukana abadayimoni bakoresheje izina ryawe. Ntago bagenda ubu, ntago bavanga ngo ndirukana abadayimoni mu izina rya Dieudonné. Ntago byakunda, ntago bakumvira, kuko izina rya Yesu ryonyine niryo ripfunyitsemo imbaraga zo kwirukana abadayimoni. Nta muntu bazigera babatiza mu izina ryawe bavuge ngo wenda tubatije Edouard mu izina rya Dieudonné. Ntekereza ko mubatizo nta hantu wigeze uba, ndetse n'uwasengera ibiryo mu izina ryawe ari ngiye umuntu agasenga ibyo akavuga ngo turabisengeye mu izina rya Dieudonné, tekereza ko ibyo biryo nta wabirenza umunwa. Ubwo rero nitwike hasi, ntaba ari twebwe tugaragara, ahubwo Yesu Kristo aba ari we ugaragara mu mikorere yacu, aba ari we dushyira imbere, cyane ko mu ijambo ry'Imana Bibiliya itwereka ko dukwiriye gusenga tuvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Nicyo ngicyo cy'imbere, izina ry'Imana naba ari ryo ryubaha, ntabe ari twebwe, kandi ubwami bw'Imana naba ari bwo buza, apana kuza ku bwami bwacu. Ikindi kintu cya kabiri, izina rya Yesu niryo twahawe ryo gukirizwamo, ni ijambo rizwi. Icya gatatu, izina rya Yesu niryo riduhereza imbaraga z'umutima. Ikintu cya kane, izina rya Yesu niryo turuhukiramo. Icya gatanu, izina rya Yesu niryo rifite ubutware mu isi no mu ijuru. Icya gatandatu, izina rya Yesu niryo ryatsinze urupfu na kuzimu. Nta rindi zina mu mazina y'abakomeye babayeho n'abariho uyu munsi n'abazabaho, nta muntu uzigera atunga izina rigira ubuhangange busa n'izina rya Yesu Kristo. Ariko ikibazo gihari, usanga abantu bo munsi y'ijuru muri iyi minsi bakora umurimo w'Imana bakora ibintu bisa na competition, bashaka ngo bavuge ngo ninge fondateri w'ibi bintu, ninge wabizanye, ugasanga nibyo biyitirira, bavuge ngo ibitangaza nibo bivuyeho. Abantu bubaka insengero z'ibikomerezwa atari kugira ngo Yesu ahabwe icyubahiro, ahubwo ari ukugira ngo amazina yabo aba ariyo ashyirwa hejuru. Ukiri ngaho nyine bavuga ko abantu bubaka insengero kugira ngo bishakireho amazina, urebye n'ibiterane bikorwa muri iki gihe tugezemo, ibiterane ubona ntabwo ari ibiterane byo kubwiriza ubutumwa ngo abantu bihane ngo bahinduke, abantu ubone ngo bagiye bafukamye barambaraye. Ubona cyane cyane ibiterane bihari ni ibiterane byo gusengera abantu ngo babohoke, abantu babohoke, abantu babone imigisha, ngo bahuze ngo n'ibirere byabo, ngo bahuze ngo n'inyenyeri yabo ngo zazimye, ngo inyenyeri ngo zarazimye ngo zake. N'ibyo bintu ubivuga hiki? Ibyo bintu icyo mbivugaho ndabanza mbisenye mvuge ko ari ubuyobe. Ukuriye gushyirwa hejuru no kuvugwa ni Yesu Kristo. Nibyo koko abantu bamaze gupfa mu mitwe cyane, abantu basigaye batinya ibiremwa kurenza uko batinya umuremyi. Ndasubiramo, abantu basigaye batinya ibiremwa kurenza uko batinya umuremyi. Usanga nibyo koko abantu bateguye igiterane bakavuga wenda bakandika ngo mu apotre runaka araba hari, abantu bakitabira atari Yesu baje kureba, ahubwo baje kureba mu apotre runaka bavuze araza, cyangwa umu evangeliste cyangwa umuprofeti runaka. Rero nanjye nkagira ikibazo nkibaza, uti se ahari ntabwo abantu baba barimuye Yesu muri wo, ahubwo ugasanga bashyize abantu imbere muri bo. Umuntu rwose akaza kubw'umuntu runaka bavuze, ataje ku bwa Yesu ahubwo aje ku bw'uwo muntu. Ubwo rero turabanza duhugure abantu, tubigishe ko ukomeye wo kubahwa ari Yesu Kristo, kandi katarobanura abantu ku butoni. Niyo mpamvu rero uzasanga nk'ibyo ngibyo warugarutseho, ngo abantu barabahuza ngo n'ibirere byabo, nuko abantu bamaze kwimura Yesu mu mitima y'abantu. Dufite abantu batubwirije imbaraga z'iby'Imana yabakoresheje, ariko bakabivuga babyiyitirira, ntibatubwire Yesu nyawe, ahubwo bakatubwira ibyo yabakoresheje, nabwo bakabivuga babyiyitirira ko ari ubuhangange bwabo ko basumba abandi. Cyane cyane ukunda kumva umuntu wavuga ati jewe ati kanaka ibunaka ati narahanuye ibintu birasohora, ati nakoze ibitangaza ibi nibi, ariko ntavuge ngo ndashimira ko Yesu yankoresheje ibitangaza hano hantu. Bakunda kwivuga amazina no kwivuga ibigwi, kwivuga ibigwi, bakunze kwivuga ibigwi, amazina yabo akaba ariyo bashyira imbere. Nibyo natangiye mvuga, asanga ahantu kugira abahitere mu nzu y'Imana, ugasanga baravuga ngo ni kwa apotre runaka, ni kwa pasiteri runaka. Tise wahura n'umuntu uvuye gusenga, uti se wari wasengeye nasengeye kwa kanaka. Ibyo ngibyo uko baravuza amazina ngo ba dadi, ngo ba mami. Yego,
ntabwo rero ibyo ngibyo dukwiye kubishingiraho, ngo dukwiye guhereza icyubahiro uwatsinze kuzimu gatsinda n'urupfu, watsindiye isoko ryo kuducungura ni umwami wacu Yesu Kristo. Tuve ku bantu, kuko munsi y'ijuru nta zina ry'umuntu runaka twahaye gukirizwamo usibye izina rya Yesu Kristo. Tugarutse kuri rya jambo twasomye rivuga ngo dukwiriye kugira umutima wari muri Yesu Kristo, hari ikibazo naje kuza kwibaza ndi kugira ngo nsubize. Ese nge ndabaza abadukurikiye wenda bitwa ngo ni abakozi b'Imana n'abanyamasengesho, ese ni igiki kibatera gukorera Imana? Ni igiki kibatera gukorera Imana? Ese ahari ni ugushaka kugira umutima wari muri Yesu Kristo, kuko uyu mutima wari muri Yesu Kristo wari ubabajwe n'abarimbuka, wari ubabajwe n'abasinzi, wari ubabajwe n'abasambanyi, wari ubabajwe n'abicanyi, wari ubabajwe n'abanyabyaha. Ese wowe ko witwa ngo uri umukozi w'Imana, ukorera Imana, umutima wawe ikikuraje ishinga ikiguhangayikishije ni ukugira ngo abanyabyaha bihande, ni ukugira ngo abantu basobanukirwe, ni ukugira ngo abasambanyi babivemo, ni ukugira ngo abasinzi bave ku nzoga. Niba atari cyo kikuraje ishinga, umenye ko ntabwo umutima wawe ntahuriye n'uwa Yesu Kristo, kuko umutima wa Yesu wari urajwe ishinga n'abanyabyaha kugira ngo abantu bakira agakiza bihana. Ariko twe gusanga muri iyi minsi turajwe ishinga nuko abantu ngo bubaka ama etage, abantu bagura amamodoka. Ndagira ngo inshuti zanjye mbabwire ngo hari abantu bafite ibyo bintu batarabisengeye, hari abantu bafite amamodoka badakijijwe, hari abantu bafite amazu meza badakijijwe batazi Imana, hari abantu bafite amakonti aremereye batarabisengeye. Ntabwo icyo ngicyo ari cyo cyari gikwiye kuba nyamukuru. Icyari gikwiye kuba nyamukuru, Matayo 6:33, Bibiliya iravuga ngo tubanze dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo ibindi byose tuzabyongererwa. Ubwo rero muri makeya icyo nari nshatse kuvuga, ntabwo twari dukwiriye gukorera Imana kugira ngo ahari amazina yacu azamuke, cyangwa kugira ngo ahari tubwire abantu ibyino mu isi cyane, ahubwo dukwiye kubikora turajwe ishinga nuko abantu bakizwa bagahindukira bakihana. Uko nguko niko kugira umutima wari muri Yesu Kristo nyakuri. Hanyuma rero nakomeje gusoma aya magambo y'Imana hano mu Bafilipi, tuhereye nko ku murongo wa 6. Hari ijambo rikomeye cyane uyu Paulo yandikira Abafilipi, yaravuze ngo Yesu ngo yatekereje ko guhwana n'Imana atari ikintu cyo kugundira, ngo cyane we nubwo we ngo yabanje kugira icyubahiro gisa n'ik'Imana. Ikibazo gihari muri ino minsi mu isi ya none, usanga abantu bishyira hejuru kuko Imana ibazamuye, naho Yesu we yicishije bugufi, yarabanje kugira icyubahiro. Iri jambo mumfashe turyumve neza. We yabanje kugira icyubahiro, yabanje kubana n'Imana. Nta muntu wageze mu ijuru ngo aze atubwire akagero guhana n'Imana agaciro bifite, cyangwa ubudahangarwa cyangwa ubukomere bifite. Nta wahageze aze abe yabidusobanurira. Ariko turamutse tugenekereje wenda tugasobanura gatoya, mu ijuru ni ahantu hakomeye, ni ahantu h'icyubahiro, ni ahantu hari Imana, ni ahantu hari abamarayika, ni ahantu navuga hari control room y'ibiri mu isi n'ibyo mu ijuru. Ibikomeye byose nta handi biba, Imana, abamarayika nta handi baba ni mu ijuru. Yesu rero ngo yabanaga nabo, ndetse nawe ari Imana, nk'uko ijambo ry'Imana tubisoma ngo mbere na mbere hariho jambo kandi yahoranye n'Imana. Ngarangije ngo atekereza ko kubana n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa. Yesu ni ikigero cyiza cyo kwicisha bugufiya. Ibaze ko yatekereje ngo kubana n'Imana, guhana n'Imana atari ikintu cyo kugundira, akemera. Iyo dusomye ku murongo wo hasi ngo yisize ubusa kugira ngo azacungure umuntu, yisiga ubusa, icyubahiro arakiyambura, ntiyagundira kubana n'Imana. Ariko usanga muri ino minsi akenshi abantu bakorera Imana bagundiriye icyubahiro, abantu bashaka gukorera Imana bagundiriye amazina runaka, ku rwego ushobora gusanga hari umuntu bashobora kwambura izina runaka cyangwa inshingano runaka akagwa. Uwo nguwo yari yubakiye ku izina ry'icyubahiro, yari yubakiye ku kwishyira hejuru, none acishijwe bugufi, ananiwe kubyakira, abivuyemo, asubiye ku birutsi nk'imbwa. Abantu barajwe ishinga, akenshi bagundiriye, abantu basa n'abasinze amashyi, abantu basa n'abasinze amashyi, ku rwego hari abantu usanga iyo utabubashye mudashobora kuba mwakozanyaho. Usanga hari abashumba runaka babwira abantu uti se mwasuzuguye, bimeze gutya na gutya, icyubahiro cyanjye mwakinkuyeho. Nyamara Yesu ngo yatekereje kubana n'Imana ko atari ikintu cyo kugundirwa. Hanyuma tusomye ku murongo wo hasi ngo yaraje ngo aba umugaragu w'imbata. Ubundi umugaragu w'imbata tugerageje kubisesengura, umugaragu w'imbata n'umuntu udakorera ibihembo
ibihembo, ahubwo agakora ashishikariye ko shebuja yashimwa. Naho twebwe muri iyi minsi dukora dushaka ngo dushimwe, badukomere amashyi, batuvuge, bavuga uti turakomeye, turi banaduhe n'imishahara iremereye, baduhereza imishahara iremereye, batuvuge, baduhereza amaturo, baturangira abandi bantu bavuga uti ngo kwa kana k'ibitangaza biri gukoreka, ngo nyamara Yesu we ngo yaraje yigira nk'umugaragu w'imbata udakorera ibihembo, ahubwo ukora kugira ngo anejeje sebuja. Ikindi kintu Yesu wabanaga n'Imana, ngo yaraje hano mu isi yiyambika ishusho y'umwana w'umuntu. Bibutse ko Yesu yari umwana w'umuntu 100%. Ibyo yabikoze kugira ngo azaronka abantu nkatwe. Iyo Yesu aza kuza mu isi ari Imana 100%, hari abantu batari kumwishyikiraho, ndetse hari n'abantu bari gutekereza ko ari nk'ikivejuru tibamwishyikira, ariko we yaje yambaye umuntu kugira ngo abashe kuronka abantu bize uburezi. Nanjye nibwo nize education. Muri education batwigisha ko iyo ugiye kwigisha abantu ngo ukwiriye kubanza wakisanisha nabo. Urugero ngo ugiye kwigisha abana ba maternelle, abana ba nursery, ngo bigusaba kubanza wakisanisha nabo kugira ngo bakwiyumvemo. Ntabwo wabazanaho ibintu by'ubwenge bwinshi kuko baba batari babugira, ntabwo wabazanaho imvugo zikomeye z'amagambo aremeye kuko ntabwo baba bakagize ubwenge bwo kubisobanukirwa, ahubwo wisanisha nk'abo gakora nk'ibyabo kugira ngo bakwiyumvemo. Niko na Yesu yaje aza mu ishusho y'umwana w'umuntu kugira ngo abantu nkatwe tumwisangemo. Iyo aza kuza ari Imana ntabwo twari kumwisanzuraho kubera ko hari abantu bari kumufata nk'ikivejuru. Iyo dusomye ijambo ry'Imana tubona ngo uburyo Yesu yigeze akora agatendo gato cyane, kari akantu gato cyane yari akoze, ngagendera hejuru y'inyanja, ngabigishwa baratinya baravuga uti yewe tubonye umuzimu, umuzimu. Ni akantu gato cyane yari akoze tugereranyije n'imbaraga Yesu afite. Ubwo rero yaraje yigira nk'umuntu kugira ngo abashe kuronka abantu. Icyo ni ikimenyetso gikomeye cyo kwicisha bugufiya. Yego, hari akantu waruvuzeho muri Bibiliya muri Matayo 24 Yesu arabigeze avuga ngo nibababwira ngo ari hanaka bari bunaka ntimuzajyeyo. None se iyo tureba iyo bavuga ngo kwanaka ngo akoreshwa ibitangaza, ngo hango hakorerwa abatangaza, ngo hari umukozi ngo usize amavuta ngo avuye aha, ubwo iri jambo ntabwo ari mugende ntabwo ari iri jambo Yesu yavuze. Niryo nubundi niryo yahanuraga ibizaba muri iyi minsi y'imperuka, ariko yatanze inama aravuga ngo nimwumva inkuru nk'izo ngizo bitangaza uti bunaka ari kubera ibitangaza ntimuzajyeyo. Ubundi Yesu aba mu mutima wa buri muntu wese, nta nubwo akenshi tuba dukeneye abandi bantu. Buryo wamwemereye ukamwakira nawe yaba umwami w'ubugingo bwawe, wamusenga akakumva, niba ari uburwayi nawe wamubwira akagukiza, niba ari icyifuzo umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri kugira ngo buri muntu wese yigereyeyo, ko ari ukugira ngo Imana ikureho abasaga n'abavugizi bo mu isezerano rya kera, kuko ntago umuntu yitambiraga ibitambo, barayimutambiraga. Umwenda umaze gutabuka ko ari ukugira ngo Imana ikureho abasaga n'abavugizi, ko umuntu wese yivugira imbere y'Imana aciye bugufi, Imana ikaba yamwumva. Ndetse na Yesu yigeze abigarukaho ngavuga ngo uburyo hari abantu babiri bari bagiye gusenga, ngo umukoresha w'ikoro n'umufarisayo, ngo bagiye gusenga bagezeyo, ngo umufarisayo avuga ubudahangarwa bw'aravuga ngo ngewe ngo niyiriza 2 ku munsi, ntanga 1/10 n'amaturo. Ariko umukoresha w'ikoro agezeho ngaravuga ngo Yesu angararama ngavuga ngo ngewe ngo nta nubwo byari binkwiriye ngo no kubura amaso ngo mbashe no kuba nareba no mwijuru. Ngo Yesu yarababwiye ngo ndababwiza ukuri ko ngo yatsindishirizwe. Niba dushaka kwegera Imana, inzira iriho yizewe, inzira iharuye yo kwegera Imana, nuko umuntu abanza yakicisha bugufi. Na Yesu yicishaga bugufi agahora asenga ari umwana w'Imana. Yesu yararaga mu butayu inshuro nyinshi cyane, yararaga mu nzu gake gashoboka. Ese yabikoreshwaga n'iki kandi yari umwana w'Imana? Ko ari ukugira ngo yereke Imana ko ariyo yonyine ishobora kuba yamubashisha. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Ikindi kintu uyu Yesu amaze gutekereza ko guhana n'Imana atari ikintu cyo kugundira, amaze kwisiga ubusa, amaze kwambara akamero nk'ako umugaragu w'imbata, amaze kwihereza ishusho y'umwana w'umuntu, ngo yicishije bugufiya, icyo bita humility, yicisha bugufiya. Ikintu cya gatandatu araganduka. Yesu yarumviraga cyane, yahoraga asenga, agahora asenga abaza Imana iby'ubushake bwayo, kuko rimwe na rimwe hari igihe umuntu ashobora kugira ishyaka ryiza ariko akarigira bitari mu bushake bw'Imana. Ndabahereza urugero uwitwa Mariya na Marita, ngo Yesu yagiye kubasura hari i Betaniya, hanyuma ngo uwitwaga Marita arashyashyana cyane, ngo ariko Yesu abwira Marita uti iri kwirushya mu biki, uti uyu mugenzi wawe Mariya yahisemo umugabane atazakwa. Harya abantu bagira ishyaka ry'ibyiza ariko ritari mu bushake bw'Imana. Yesu rero yahoraga asenga kugira ngo Imana imuhishure, nubwo afite ishyaka, imuhishurire ibihwanye n'ubushake bwayo. Muri makeya ibi Marita yari akoze byo gushaka kuba yabona icyo kugaburira Yesu, ntago ryari kosa yari akoze, ariko yari agendeye mu bintu bitahwanye n'ubushake bw'icyo Yesu yari amushakaho muri ako kanya. Yesu rero yahoraga
asenga kugira ngo ahishurirwe kumenya ikijyanye n'ubushake bw'Imana muri we, cyane ko ntabwo Yesu yigeze yiyitirira ibintu. Yaravuga ngo ngewe ibyo nkora nibyo wantumye, kandi niyo yasengaga nawe yahamagaraga Imana agasaba Imana ngo imuhereze imbaraga, kandi yarabanaga nayo ariyo yamutumye, ariko kugira ngo yicishe bugufi akemera akanabikora. Umunsi umwe ngo yigeze yoza abigishwa be ibirenge. Nibaje ikibazo ndibaza ngo mbese buriya iyo hagira umuntu winjira muri iriya nzu, wenda nawe turi gukorana ikiganiro nakubaza, iyo hagira umuntu winjira muri iriya nzu agasanga Yesu yicaye ari koza abigishwa be ibirenge, yari kuvuga ko bosi ari indi hagati aho ngaho? Yari kuvuga ko ari bari abigishwa, yari kuvuga ko ari ba Petero na ba Yohana na ba Yakobo na ba Bartolomayo na ba Yuda Tadeyo na ba Yuda Iskariyoti wari kwinjira muri iriya nzu ariko boza ibirenge? Yari kuvuga uti bosi wabo, bosi n'uyu nguyu, ahubwo Yesu bakaba bamufata nk'umugaragu. Bira Yesu yabikoze rero nk'ikimenyetso cyo kwicisha bugufi. Ikindi kintu ngo Yesu ntabwo yanze gupfa ku musaraba, kandi apfa urupfu rubi cyane rw'agashinyaguru. Mu ijoro rimwe Yesu yagiye mu nkiko zigera muri 5, ajya kwa Ana, ajya kwa Kayafa, ajya kwa Pilato, ajya kwa Herode, birangira bongeye no kumugarura kwa Pilato. Bira byose yabikoraga kubwo kwicisha bugufi. Muribuka uwitwaga umwe ngo mu bigishwa ba Yesu, Petero, ngo yabanguye inkota ngaca ugutwi uwitwaga Maruko, ngo ariko Yesu aramubwira uti ntabwo nari naniwe guhamagara data, ubu ndamutse mpamagaye data yanyohereza ingabo, imitwe y'ingabo igera muri 12, ariko akibaza ngo kubera iki Yesu atabikoze, ko arubwira ngo yicishe bugufi yemere gupfa urupfu n'agacinyaguro kugira ngo abashe gucungura umwana w'umuntu. Yesu ntabwo yigeze asaba ko abantu bamukomera amashyi, ntabwo yigeze asaba ko abantu bamukomera amashyi ku rwego hari aho yavaga kuvuga ubutumwa ngo hari aho bigeze bashaka kumutembagaza ku manga y'umusozi, ngo ariko ngo abaca mu myanya y'intoki aragenda. Hari aho yavaga kuvuga ubutumwa abantu bagashaka no kumutera amabuye, ariko twege muri iyi minsi y'abantu batagukomeye amashyi urabarakarira ngo ntago nzagaruka, ngo bakwanze. Ntabwo Yesu yigeze ashaka amashyi n'umuntu. Yesu yigeze asaba, yarapfuye arazuka ajya mu ijuru, aricyo Bibiliya yatubwiye ngo Imana yabonye nta kindi yamuhemba, ngimuhemba kumuhereza izina risumba ayandi mazina yose. Bivuze ngo niwicisha bugufi Imana izagushyira hejuru, ariko niwishyira hejuru Imana izagucisha bugufiya. Iyo wanze kwicisha bugufiya Imana ibigufashamo, kandi ibigufashijemo biba bibi cyane. Muri iyi minsi rero usanga abantu batakicisha bugufiya, kandi mbabwire ngo umuntu uticisha bugufiya agira umumaro mukeya. Umunyarwanda yaravuze ngo insina ngufiya niyicibwaho amakoma. Yarashatse gusobanura ko umuntu wicisha bugufi abantu bose bamwisangamo. Iyo umuntu atishiye bugufi muri societe, ari umushumba, ari umuyobozi runaka, yatagize imirite ngo yicishe bugufi, agira akamaro gake cyane. Ubu dufite abantu bafite ibibazo runaka byabarembeje, kuko ababayobora cyangwa abagakwiye kubibakemurira bananiwe kwicisha bugufiya. Ndagira ngo ubwire ngo nawe wananiwe kwicisha bugufiya, umenye ko hari ibintu ufitanye urubanza n'Imana ndetse n'abantu, kuko iyo umuntu atishiye bugufiya nubwo yaba ari igikomerezwa runaka agira akamaro gakeya, kuko ntawe umwishyikiraho. Hari serivisi runaka adatanga kubera ko abantu bamutinya. Ni inzira nziza yo gushaka gushyirwa hejuru, nuko umuntu yakicisha bugufi Imana ikajya yabona kumushyira hejuru. Urakoze cyane. Warutubwiye ibintu bingahe, wabisubiramo ibintu bingahe bigaragaza ko Yesu yicisha bugufi? Ibyo bintu waruvuze, noneho ubivuge bivuga kimwe kimwe. Icyambere, uyu Yesu ngo yatekereje ko guhana n'Imana atari ikintu cyo kugundira. Ikibazo rero tugira, urumva Yesu we ngo yabanye n'Imana, ngo abanza kugira akamero k'Imana. Nukuvuga ngo we yicishije bugufi hari icyubahiro avuyemo. Ariko ikibazo usanga muri ino minsi, usanga abantu bo bicisha bugufi bishyira hejuru kubwo akarevo Imana yari bahaye akaziyo abonye, akaziyo abonye. Naho Yesu we iyo kaziyo yari ayifite yo kuba yakishireje, ariko yicisha bugufi. Ngo yabanje gusa n'Imana, agira akamero nk'ak'Imana, yabanje agira icyubahiro nyuma y'Imana arakireka, aramanuka noneho avukira ahantu habi, abo umuntu yoroheje uri hanyuma y'abandi cyane. Ariko usanga ikibazo muri iyi minsi, twebwe tubanza guca, tubanza koho mu buzima bukomeye buri hasi y'ubundi buzima bwose. Imana yagira ako kazi duhereze, yagira intambwe dutera tukishyira hejuru. Ahembwa 300. Yego. Ntabwo gusuhuza abantu n'abantu bari abasuhuza intoki. Nukuvanga uko umuntu agenda atera imbere. Hari uwigeze abivugaho neza, aravanga umuyede ku muyede, umufundi ku mufundi, umwarimu ku mwarimu, umunyonzi ku munyonzi, umumotari ku mumotari. Ariko ibyo ngiryo mu ijambo ry'Imana
ku bigendanye no kwicisha bugufi ntabwo ari icyo ngicyo birivuga ko urwego rwose umuntu yageramo akwiriye kwicisha bugufi. Kwicisha bugufi, umuntu wicisha bugufi aba yumva ko mugenzi we hari ikintu amurutegeye. Wumva rero kuri igihangange abantu bose basumba nta kwicisha bugufi kugaragara muri wowe. Ubwo rero ikintu cya mbere kigaragaza kwicisha bugufi kwa Yesu ni uko yatekerejeho guhwana n'Imana atari ikintu cyo kugondera. Ubu ntekereza ko abantu b'iki gihe wamuhereza icyubahiro nk'icyo Yesu yari afite yasigara agenda akandagira hejuru y'abantu, agendera hejuru y'imitwe y'abantu. Ikindi kintu cya kabiri, uyu Yesu yisize ubusa, yisiga ubusa, aremera avukira mu nda y'umugore kugira ngo abashe kuba yacungura abana b'abantu. Ikindi kintu cya gatatu, nk'uko warusabye kubisubiramo byose, yabaye umugaragu w'imbata, yaremeye aba umugaragu w'imbata. Umugaragu w'imbata ni umugaragu ukora adakorera ibihembo, ni umugaragu ukora afite purpose cyangwa intego nyamukuru ari kugira ngo abashe kuba yashimisha shobuja. Yego, ariko muri iyi minsi usanga nta wemera kuba umugaragu, ahubwo umuntu wese yumva yaba umwami, umuntu wese yumva yaba boss, umuntu wese yumva yagira abo yagendera hejuru. Umuntu yumva ko ari abantu yakandagira, yumva ko ari abantu yakandagira. Nta muntu yumva ko hari abamusumba, ahubwo umuntu wese yumva ko yagira abo asumba, abo yakandamiza. Ariko Yesu we ngo yigize umugaragu w'imbata nk'ikimenyetso cyo guca bugufi. Niba yarabikoze ari umwana w'Imana, kubera iki twebwe abana b'abantu bitunaniza iki? Uzi ko ukiraho, uzi yuko beshi abakirisitu umuntu wari we wese yumva ko yageze, yumva ko hari ibintu azi, nta muntu yemera mugenzi we ko hari ikintu yaba amurusha. Icyo kintu twakigaruka cyo gupinga. Ikintu cyo gupinga, umuntu wenda wize ufite amashuri asigara yumva ko nta muntu umusumba, asigara yumva ko nta wajya hejuru ye, ndetse hari n'urwego rw'abantu bashaka kuburiza nk'abandi amahirwe. Yakumvana ibintu bisumba ibyo akavuga ati uyu muntu nimuhereza umwanya bakamubona azansimbura. Ni nicyo kibazo dufite muri ino minsi, azansimbura, abantu bazamwemera ngiye bandeke. Ariko umuntu ufite umutima wo kwicisha bugufi ntagatekereza ngo mugenzi wanjye ari buze kuza kunsumba. Oya, ntago icyo ngicyo gitekereza. Kubundi kwicisha bugufi bigendana no kugirana urukundo, ukumva ko mugenzi wawe utamusuma, ukumva ko agusumba, kandi ugashimishwa n'ibyiza bya mugenzi wawe. Ariko muri iyi minsi nta muntu ugishimishwa n'ibyiza bya mugenzi we. Muri iyi minsi n'amashari n'inzangano, umuntu akubona hejuru akumva yaguhanandura akajya mu mwanya urimo, nyamara ntago ari rwo rugero rwa Bibiliya. Umuntu akwiriye kwicisha bugufiya. Ikindi kintu ngo Yesu yemeye kugira ishusho nk'iy'abantu. Baze kuba ufite ishusho nk'iy'Imana ariko ukemera kugira ishusho nk'iy'abantu. Yicisha bugufi, aremera ngo yahoraga aganduka kumvira Imana cyane, ko yavuga ko ibyo akora byose abikoreshwa n'Imana. Ikindi kintu ngo ntabwo yanze gupfa, ndetse apfa urupfu rubi cyane rw'agashinyaguro. Hanyuma rero ndi kugira ngo nse nugira abantu inama badukurikiye, ahari wenda turatse n'uganda ku busozo wa kino kiganiro, ndi kugira ngira inama abantu badukurikiye be kurwana, be guhutoza abandi kubwo gushaka kubaka amazina no gushaka ibyubahiro. Ibanga ntari, niwicisha bugufi Imana izagushyira hejuru, ariko niwishyira hejuru Imana izakoresha imbaraga ikumanure hasi, iguhanandura, igukuraho wari wishyize, kuko utahabereye, utakwiriye, kandi izabikora bikugireho ingaruka. Ikiza nuko wakicisha bugufi, ahubwo Imana ikazabona kugushyira hejuru. Ubwo rero mwe kurwana, abakozi b'Imana, abashumba, abayobozi, mwe kurwana, mwe guhutaza abandi kugira ngo mwubake amazina, kugira mwishyire hejuru. Niwicisha bugufi Imana izagushyira hejuru. Ikindi kintu, niba gushaka Yesu umukurikiyeho imitsima ari icyaha, birushijeho kuba icyaha igihe uhinduye Yesu igicuruzwa kugira ngo ubone imigati myinshi. Aho kantu gasubiremo. Niba gushaka Yesu cyangwa gukurikira Yesu umukurikiyeho imigati niba ari icyaha, birushijeho kuba icyaha gufata Yesu ukamuhindura igicuruzwa cyo kugira ngo ubone imigati, cyangwa ukaba wamuhindura nk'icyangombwa cyo gukoresha kugira ngo ubashe kuba wabona imigati myinshi. Ni ukuvuga ngo abantu bakoresha izina rya Yesu kugira ngo bubake ibyubahiro byabo ni ikibazo gikomeye cyane. Nk'ibyo uzi uvuga utebana nibyo, kuko bakirukana abademoni mu izina rya Yesu, ariko bakabikura mu mitima yabo ari kugira ngo amazina yabo azamuke. Uti amavuta yanjye ikigurya, mfite amavuta na yego, inyenyeri yangiraga gusumba yanyu. Icyo ngicyo ni ikibazo gikomeye
cyane. Ubwo twagira inama abantu mugabanye kwicisha mugabanye kwishyira hejuru, ahubwo mwicishe bugufi nibwo muzabona gushyirwa hejuru n'Imana. Twasomye ijambo rero Bibiliya yatubwiye ngo Yesaya 66 uw'Imana yitaho, uw'Imana, Imana ni ngari, Imana ni nini, ngo ijuru ni intebe y'Imana, ngisi nakaboko k'intebe ibirenge byayo. Imana ingana gutyo, ifite size ingana gutyo, Bibiliya yatubwiye ngo ngiraza igatura mu mutima w'umukene, igatura mu mutima w'umukene uciye bugufi cyangwa umenetse. Bivuze ngo Imana yita ku bantu baca bugufi, kandi burya umuntu wicisha bugufi Imana imuhera ubuntu. Tubeho mu buzima bwicisha bugufi nk'ikigereranyo cya Yesu Kristo, tugire umutima nk'uwari Yesu Kristo, twere kwishyira hejuru cyane. Reka tugushimire. Yego, tugara ku musozo, watubwiye yuko wavukiye mu gakiza, wabaye muri Ecole de Dimanche, ugakomeza no kwishuri, uri mu magroupe yo kwishuri, ukomeza mu buzima bwo gusenga. Ese ni yihe mbogamizi muri adolescence yawe waba warahuye nayo, imbogamizi waba warahuye nayo muri urugendo rw'agakiza n'ubu ufite imyaka mike, ibyo waba warahuyemo n'ibihe? Tugara ku musozo. Ntabwo umuntu yatsinda intambara atarwanye. Impamvu Bibiliya ivuga ngo unesha, ntabwo uzanesha udafite ibyo warwanye nabyo. Nta nubwo umuntu yahanagurwa amarira atarize, nta nubwo umuntu yamanuka atabanje guterera. Ntabwo ni ukuvuga ngo ahaterera haba hanazamuka, n'ahamanuka haba hanaterera. Warumbaje ngo rero muri adolescence intambara nahuye nazo cyangwa imbogamizi nahuye nazo. Umurezi wacu Satani, urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero 5:8 hari ijambo rivuga ngo umurezi wacu Satani cyangwa wanyu Satani ngo azerera mu isi ameze nk'intare yivuga ashaka ko yaconshomera. Muri iyi si huzuye ibishuko byinshi cyane. Wenda ubutaha n'ingaruka ndagira tuzaganire ku kintu cy'ubusambanyi buri mu rubyiruko cyane. Muri iyi minsi ubusambanyi bubaye bwinshi bureze, hari ibishuko byinshi by'ubusambanyi, kandi n'umubiri wacu kuko usa naho uremwe mu ishusho y'icyaha, kuko nta muntu uvuka akijijwe. Umuntu yambaye kamere y'icyaha, usibye imbaraga z'Imana zishoboza guhamba kamere, umubiri usanga utugusha mu byaha. Icyambashishije gucika iyo mitego muri adolescence yanjye, izo mbogamizi, iyo mitego ya Satani, iyo mitego y'abadayimoni, nuko nagiye ndushaho kubana n'Imana no gusenga, ngasoma ijambo ry'Imana, ngastokinga muri ngewe ijambo ry'Imana ryinshi cyane. Hanyuma ibindwanya bigasanga mfite imbaraga zirenze izibindwanya, mbega nkaba mfite imbaraga cyangwa nkaba ndi munini bisumba akanwa gashaka kumira, kajya kumira kagasanga ndi munini cyane sinashobora kwinjiramo. Wakoze cyane. Reka tugushimire, tukubwira ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire n'umuntu yarabanye natwe muri kiganiro, tubwire nawe Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu uzudushikira ku murimo w'Imana, reka dushimire umuntu uzudufasha akadusengera, tubwire nawe Imana iguhe umugisha. Nawe ushobora gukora ubwa mbere ugeze kuri gusenga tugusaba ukanda subscribe cyangwa gukora sabone kugira ngo uzaze ubone ibiganiro byacu bitakugoye. Hari umuntu ashobora kuba akubonye akavuga ati uyu mwana ko mbona akiri mutogo, akifuza nimero zawe ku buryo mwaganira. Sinzi washobora gutanga adresse yawe? Nta kibazo. Nomero yanjye ni 07-90-98-1 ni ukuvuga ngo 111. Urakoze cyane. Reka tugushimire, tukubwire mu kiganiro naho ubutaha. Shalom shalom. Turabakunda. Kuri gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, ariko n'ubwo no gusenga uzaneshwa. Senga. Abantu bose bari no gusenga baranesheje. Shalom shalom. Shalom. Senga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.